biriya bintu byo kuvuga ngo urarya amafaranga y'umusore nibaza ko sinzi niba hari n'abasore bayatanga njye nawe urayama ariko ikintu nabwira urubyiruko cyane cyane abakobwa bakore n'umuntu wumva ashaka ko muha impanuro cyangwa se mufasha njyewe ni ready kumufasha buriya gufasha umuntu ntabwo ari kumufasha ku mafaranga ibitekerezo iyo wigize kwigira ugakora ukavuga uti njyewe no gukubura mu muhanda nakubura ariko kugira ngo mbone icyo nshaka kandi nyuma y'ibyo ugasa neza nta muntu ugusuzugura ngo wahamagara umuntu ngo baranshaka amafaranga weya ugomba kwishakamo ibisubizo wowe ubwawe. Twongeye kubasuhuza abakunzi ba Kigali Magic ni igihe kinini ariko ubu twagarukanye n'ingamba nshya akazi kenshi kandi gakomeye kuri iyi nshuro turi kumwe n'umwari mwiza nk'uko mumubona ni umwari tugiye kugirana ikiganiro ni umushoramari akora business agiye gutangira tubwira na business akora tugirana ikiganiro kirambuye muri rusange turakwakiriye kuri Kigali Magic. Mwiriwe neza. Yego. Ndabishimiye. Amazina yanjye banyita Bagwaneza Goderive. Ndi umusupplier nsupplyinga amahoteli ibintu bijyanye n'ibiribwa no mu ngo muri rusange. Nkorera Kabeza ku isoko. Mu by'ukuri bino bintu kugira ngo nabikore bisaba uba ufite umuntu wa hafi ushobora kugisha inama nshimbira n'abantu n'inshuti hari umuntu nagishije inama ndamubwira nti siko numva nshaka kwikorera ariko muri nge ngira ishyaka numva hajya mbona ndamutse nzamutse nazamura urubyiruko. Mu by'ukuri nk'uko mbajije ko niba hari abakozi nkoresha ntago babura cyane nkunda kureba abana bato b'abakobwa kuko nk'ubu hari nk'uwo natangiye dukorana nageze aho muha igishoro gike nawe arakora arikorera nshaka undi. Mu by'ukuri ntago biba byoroshye ariko ni ukugerageza kandi biragenda. Natangije 500 ariko ubu ngubu aho bigeze ku rwego rushimishije. Nshimira n'abantu bagiye bampa amasoko ntago biba byoroshye kugenda ukajya gusaba isoko kuri hoteli runaka hariho n'ukumva ukabona nyine bidashoboka ko ushobora gucuruza imboga abantu batabyumvisha ariko icyambere ni umuhati. Amafaranga 500 si make wenda ku muntu w'urubyiruko sinzi niba warurangije n'amashuri wenda biba bigoye se ayo mafaranga n'ababyeyi bayaguhaye cyangwa wayakuye muri ka kazi wakoraga mbere n'ubundi? Ntago ari ababyeyi bayampaye njye narangije kwiga numva ko ntakomeza gusaba ababyeyi cyane ko umubyeyi ntago ashaka kuguha ikintu cyose ukeneye kandi ikindi numva nta bundi buryo bubi nshobora kuyabona. Nagiye nkora uturaka nkajya nsevinga 5, 1000 bizamfata umwanzuro wo kujya kwishakira yanjye business. Niba atari ibanga ubu ngubu nko ku kwezi winjiza amafaranga n'iki? Byagenze neza 400, 500 nayinjiza ku kwezi. Bo ni sawa. Tugaruke mu buzima busanzwe butari ubwa business. Ubundi watubwiye ko amazina banyita Bagwaneza Goderive. Yes, Bagwaneza ni muntu ki? Yes, muri make. Bagwaneza mubona ndi umukobwa imyaka 28 ndibana narerewe mu muryango ndumva ari akenshi usanga abantu b'abasore batinya abakobwa bakora cyane abakobwa bafite aho bikuye n'aho bigejeje ibyo wo bitekereza iki? Numva batagomba kubatinya kuko nawe
umuntu urizona aba agomba kureba umukobwa se, uriya mukobwa niyo namugira umugore nkabura amafaranga yenda akazi njye kagahagarara yatunga urugo, mba numva batagomba kubyibazaho cyane. Yego. Okay, business yawe ubundi ucuruzamo, watubwiye imboga, ni imboga z'amoko yose? Imboga z'amoko yose, imbuto, mfite na busheri. Wabwira icyo urubyiruko rugishyira amaboko mu mufuka rudashaka gukora? Kino nashishikariza urubyiruko nuko rwakura amaboko mu mufuka. Hari ukuntu nk'urubyiruko ugasanga nk'umukobwa akavuga ati njyewe najya wenda tuvuge Nyabugogo cyangwa Ikabuga nkajya kurangura inyanya, busa umuntu wabona nteruye ibitunguru ndimo nkora mu bitunguru, dodo, kumva nyine ni igisebe. Ariko ikintu ushobora kubabwira, biriya ni ibintu umuntu akora kandi agatera imbere, kandi ntago uvuga ngo ugomba kuba ufite amafaranga menshi. Oya, ushobora kuba ufite 10, tuvuge niba uranguye karoti ukazirangura kuri 300 cyangwa 400 ukazigurisha 500, ushobora kungukaho igiceri cy'ijana. Niba ugurishije ibiro 10 urumva amafaranga uba wungutseho ntago yabura icyo akumarira. Rero nkaba mbwira urubyiruko ko rugomba gukura amaboko mu mufuka rugakora, ntuzirare ngo akazi ngo ubusenga kanagakora. Oya, kuko nta cyiza cyo kwicara udakora ngo usabe. Kuki wahisemo gucuruza imboga? Hari ibindi byinshi wagakoze? Njyewe nkunda gukorera amafaranga, mbona nansa nabi, abantu bambona nsa nabi, ari amafaranga aranshimisha. Ko atari ko bigaragara se? Nyine hari igihe ugera urubijyamo nyuma y'akazi ugakaraba ugasa neza, kuko nta n'umuntu ushobora kugukekera ko ari ako kazi. Hari ikintu ukomojeho cyo kuvuga ngo hari abakobwa batabasha gucuruza nka biri ucuruza, ariko wowe turabona uri umukobwa w'umusirimu, umukobwa mwiza. Ku mugani wawe ukenyerera icyo gitenge sinzi, ukajya kurangura, ufite ivumbi n'iki, ubasha kubimanaginga gute n'ubwo bwiza n'ukuntu usa? Ibyo ntabwo ubyitaho cyane, ko nta n'ubwo ibyo mbwira njye mbizi, gusa ndabikunda. Ndabikunda kumva nkenyeye igitenge nk'uko bivuga, ndimo niruka nambaye silipa, ndabikunda. Rero numva njye ngize, kuko hari n'abantu benshi usanga baza bakuru bakambwira ati watubabariye ukatubwira ibanga ukoresha. Hari abantu benshi nagiye ngira inama, barazamuka baraza nkaberekera ubigenza utya, urangure gutya pe. Hari abantu benshi nagiye nzamura mu nama kandi birakunda. Uratekereza kubigeza nko ku ruhe rwego? Ku bwanjye mba numva byagera ku rwego runini, noneho ku buryo nagira nka kampani, n'ubundi bisa nkaho bigiye kuba kampani, ariko ku buryo bishobora kuba nka kampani nkashyiramo rwa rubyiruko rugenzi rwanjye, nkaruzamura ndamutse mbonye nk'ubushobozi. Ni cyo cyifuzo ngiye numva mfite, kuzamura urubyiruko nkanjye. Ubundi watubwiye ko wakoraga akazi, n'akahe kazi wakoraga? Nakajyanye n'ubucuruzi n'ubundi? Nakoraga akazi kajyanye n'ubucuruzi kugira ngo mbikunde. Nakoranye n'abapadiri, bahingaga ibintu mu gishanga bakabisarura nkabishakira amasoko, noneho ngiye mpembwa ku kwezi. Ku buryo najyaga mu murima nkambara bote nkareba uko abakozi bahinga, mbona ni ibintu nkunze. Niyo mpamvu nahise mvugana ibi bintu ngiye mvugana n'abahinzi bakampa ibintu biri fresh nkabigeza ku bantu, ariko business ari yanjye si byaba byiza. Niko byaje kugenda, nyine nzamuka gutyo. Menya harimo ibanga? Ririmo, ntabwo ryabura. Noneho tubwire urubyiruko rushakisha cyane. Biriya bintu ni byiza, bisaba kwitinyuka kwitinyuka ukaniyanga. Ukiyanga. Ubu se ko numva ushaka kuba ukora amasaha menshi, ariko kuko bisaba umwanya. Urumva niba nshobora kujya kurangura 10:00 ngomba kuba nabyutse. 10:00 nkabyuka, abandajeho komande, hari ababa bazikeneye 9:00, hari ababa bazikeneye 2:00, bikaba ngombwa ko 10:00 ngomba kuba nabyutse
nkarangura nkabigezaho nkorera ubundi nkabiha ababitwara bakabibagezaho. Yeah. Mu buzima busanzwe mu bijyanye n'urukundo ufite umukunzi? Oya, nta mukunzi ufite. Murabyumva ko ari single. Abasore bashaka abakobwa bakora, abakobwa biteje imbere rwose, ngira ngo muramubona, ni n'umukobwa mwiza. Araza no gutanga nimero ze wenda nibishoboka, ariko uruhare runini n'icyatumye wenda tumusura ni business akora, icyo yafasha urubyiruko. Nk'uko yabivuze, usanga urubyiruko nyine wenda hano hanze rushyira amaboko mu mufuka ntirubashe gukora, ariko we murabibona ni umukobwa ukiri muto ariko umaze kwiteza imbere ku buryo bugaragara. Hanyuma wize hehe? Segonderi nayize Kabuga, kaminuza nyiga muri KIM. Muri KIM? Yeah. Kandi ntiwize ibintu bijyanye n'ubuhinzi? Nize finance. Yeah. Ubu se wari wayikoraho na rimwe? Urumva no byose ntago wabura mu kazi ukora, ntago mu kazi hajya haburamo ibintu uba warizeho. Entrepreneurship ntabwo twarayize, ntabwo haburamo ibintu uba warizeho kugira ngo ubikore, ariko akenshi ibintu twiganaga ari byo dukora. Turi kugenda tugana ku musozo, hari urubyiruko rwinshi urabona ibintu byateye iterambere iki, urabona ukuntu abana b'abakobwa bari kwitwara muri iyi minsi, ukavuga ngo umukobwa azasa neza ari uko yabonye amafaranga y'umusore, azarya neza ari uko yabonye amafaranga y'umusore. Ibyo bintu wababwira iki, wowe ubibona gute? Biriya bintu byo kuvuga ngo urarya amafaranga y'umusore, nibaza ko sinzi niba hari n'abasore bayatanga, njye nawe urayama. Ariko ikintu nabwira urubyiruko cyane cyane abakobwa, bakore. N'umuntu wumva ashaka ko muha impanuro cyangwa se mufasha, njyewe ndi ready kumufasha. Buriya gufasha umuntu ntabwo ari ukumufasha ku mafaranga, ibitekerezo. Ku buryo ushobora kukugira inama nkakubwira ntikora gutya, ukazamuka kandi ukanasa neza. Ndumva nari ibyo navuga. Mbese urubyiruko bareke kurya amafaranga y'abasore, ababitekerezaga bakore ni ukuri, kandi iyo ukoze ni icyo cyubahiro cya mbere. Iyo wigize kwigira ugakora ukavuga uti njyewe no gukubura mu muhanda nakubura, ariko kugira ngo mbone icyo nshaka, kandi nyuma y'ibyo ugasa neza. Nta muntu ugusuzugura ngo wahamagara umuntu ngo baranshaka amafaranga, weya ugomba kwishakamo ibisubizo wowe ubwawe. Ni iyihe nama wagira? Ibyo ni byo wabwiraga, noneho ugira inama ubwira urubyiruko n'abanyarwanda muri rusange. Ikintu nabwira abanyarwanda muri rusange cyangwa urubyiruko, kwiteza imbere, kumva ko akazi kose ugomba kugakora, kandi no gufashanya cyane, ko nkuko nabikubwiye nta mutwe wigira inama, sinzi ukuntu bavuga ngo wigira inama, ari gusara sinzi. Ukagisha inama, ukavuga uti ko ngiye gukora iki, nibyo ngikore. Ntabwo ushaka kubura inshuti kubwira iti kino kintu ni cyiza. No gufashanya, tugafashanya mu bitekerezo, bizaba byiza kurushaho kugira ngo tuzamurane n'igihugu cyacu kirusheho kuba cyiza. Ndumva wakwibutsa abantu platform zawe ukoresha, wenda sinzi niba ari nimero gusa cyangwa niba hari izindi mbuga ubasha gucishaho ibikorwa byawe. Akenshi nkoresha nimero ni 0722589059. Banyita bagwa neza. Goderive. Abasore murumve, izi nimero ni ibijyanye na business, nta kindi. Wakoze kwitabira. Murakoze cyane. Ndumva watujyana ahantu ukorera tukareba n'uburyo ukoramo n'aho ukorera tukabasha kubyereka abanyarwanda. Nta kibazo, ni karibu rwose.